Asubuhi kamaze neza. Shangwa nimero. Allo? Ufite imyaka ingahe? 15. Imyaka 15. Uyu muntu afite imyaka ingahe? 15. Akeka ko simbizi. Ariko rwo imyaka 15 25 ntabyo nabyuze. Ashaka ko ari munsi yayo. Ubundi ugira ubwenge? Cyatse nkamuvugisha. Ala? Urinde uruwahe? Cyo kumubwira nabi. Cicika. Kandi ukunda winde uruwawe ni jabo. Ufite imyaka ingahe rata? Sibyo birabaye ko ari ngombwa. Kundi mbona ni mpamvu yo kumuvugisha. Mbwira. None utangiye kugira n'ibiki? Uwo ni inshuti yanjye mu gake ntabwo cyane. Keri. Phone uraza kuyibona uko mbere. Njye kumwinginga basa yindi. Ngenda neza ariko nawe ukangukana ko ari ingenzi akwita umugabo wanjye w'amazi kuramishirimo meze neza mbonye ari wambuze sinakuze cyangwa bivugwa nakuze nagushatse nakuze ubundi wowe urugo rwacu sheri urabona umuntu atabagukumbuye nibagiye kukubwira ibyabaye hano kwa muganga Ariko kandi byanyu bihora iki ufite ikibazo warwaye oya meze neza sheri meze neza rwose ahubwo hano bazanye umurwayi nta muryango afite ninjye uri kumwitaho niyo mpamvu uri kubona muri minsi nari gutaha nta muntu n'umwe uri kumwitaho nimugoroba navuye mu kazi bamukozi arambwira ngo uvuye mu rugo ngo gushitinga guhindura imyenda ndavuga ariko ndagukumbuye basi umeze neza se meze neza rwose nubwo bwaje umurwayi wanjye ariko ndamwitaho wabonye na mise siporo yanjye naguhamagaye k'igikoni kugira ngo murebe nibwo nari mbibonye rwose nibwo nari mbibonye no phone okay sorry I'm sorry na ofite ko mukumbuye sheri mbabara duhure mu rugo duhure kuri dina basi ni abahungu babiri bamuzanye ari nijoro cya gihe nari nagize shift ya nijoro bamuzana ari nijoro yakomeretse cyane ni umwana w'umukobwa turi mu kigero kimwe usibye ko murushaho nk'imyaka mike ararembye cyane kandi rwose sinshaka no kuguhakanira urabizi mwitaho of course ndagukunda urakoze cyane nanjye urabizi ko nkwemera nta kibazo ubwo nyine ubona ko anytime wambwira nka mbere ibyo urabizi imico zanjye ukuntu zikora yego tugiye kugera mu rugo nataha tugasangira ko numva mukumbuye kandi nawe urabizi nanjye ndagukumbuye okay see you yeah Wiki umurwayi ubu yazanye yahohotewe amaze icyumweru adasurwa yaba ari byo anyibukije ikintu buriya Manizo buriya yaramuhamagaye Manizo abaye atarankoreye diro nabigenzanye ubundi rero ibi bintu nibyo najya nizera abantu ko njyewe nzi neza ko Karekezi namwiciye se uriya mukobwa ubabaye ataramwishe buriya amafise cyangwa se Manizo buriya abakorana byagenda gute kuko buyambira ngo iki papa we nageze ku gituro ndabibona ko namwishinguriye yarambangamiraga yarigize intwari
noneho ageze batangiye kumbwira ko umwana we iki n'ibiki ntabwo bigize bamara raporo ngo ngere ku gituro benye ko namwiciye nze nkwerekesha ugira ibikina nabyo wowe hari no mujya mukinishamo mutazi okay ibyo yisamo se Kenya imyaka 15 atangiye kugana muri imyaka 25 nako asanga na bundi rarajwe n'abana imyaka 25 so mama arabizi we I think she doesn't know so why don't I tell her okay I will that's it because this is for the chimariki okay don't touch me. Seriously, don't touch me. Please. Fata fanya tutane n'umwaka. Urakoze basi nabibwire mama ko yanyica. For real, tell her. Please don't tell her. Please, don't tell her. So sister, mbabariye kuko nubibwire. Okay, uzi imyaka ufite. Basi ndakosoa. Okay, no ganya. This is the last time. Sister, nyine urakoze cyane. Nyine ndimo guteka kanyama. Kumenye mawushene y'abindabu. Nyama mugishimwa mutsinda n'icyo. Muri nyama mugishimwa bazita. Awishyashya mugishimwa kubita inyama. Wacho byanshiri ko byasha. Ase kuki no kureba na. This is the mubazi. Nzinga ku buryo ugira gutya. Bari kujya mugishimwa se. Si wabuze icyo ukora. Ndi guteka ndavuga rimwe kuganira. None se Ese cyane. reka manze mubazi. Shuka ya. Kandi kandi mubazi. I don't like this stupidness. Chiwa shaka ise. Mama ushera yo. Mani mukozi nimba mu. Natangishiwe kanshita yo. Wicha ushita. Nara kumbashira. Nje mazi ndi n'igishimwa yenza ndabigisha. Shando mwahaga. Ko narara kimuke mwabo. Ngiri bari hano narahakunze. Kubera ko nawe n'umwana mushimwa epfa bandi bo ku muhanda. Kana kashimwa nye kirabura. Oh my god. Wigira Believe that mom. inakabwiye Stupidness in this house. Ufa wete kubwira ngende mbaza tuganira. Mbako kana kagashimwa karakirabura. Urumva? Kagane umwana gafite agahinda. Nje babyana yambwitisha ngo nyina ngo yari umuhindi ise ngo n'umushinu ngo barabahinzi sha niki cyambare mu rukundo bagataye neka mate aho shida aho Nari ushaka gatora. nguti neka mbwe tumvashye ngo kiga ngo cyose ngo namweza ngo witwanje ngani sime sha sharif ngo ko sharif aho kidariya ngo kora he Ari ubibwira nge nanga. kamukubwira Wahi. hamaze ngo aho kidashi Reka manze mubaze. ako samugani woba uri mu cyatsi ndi bakita gute nje urabona hano nje ndamenyere iyo nguyu Reka mbwire rero nimba na Sherifu ntabwo bizi sibyo. I don't care, I don't give a fuck, but Juna la fuck sing. Vous okay. I don't give it a fuck. Ndashira fuck. Yes. Amazina ntago ndeba. Alafia ka. Mama gutoya guhita yakuzanye hano. Avleki sina la fuck. Kumwirukana pe. Ndabona nkacyamaze sibyo umuntu. Ndakishura. Ndashura aho tu la Okay. Ngoro kwetu. Ngende narengiza ko cyaragiye. Izo rero. Mwana wo musazi nje nta. Aho cyane okay shuda ko cyagiye. Ngende naza kugira n'igishunga ma. Ko nawe avuye mu Amerika vuba. Tuzwe n'igishunga. Ase dawo yasha. Ngiye kugusiga hano pe. Cheki shawo mfasha. Ndaso na mushego la fa sito la neve. Bana babuja. Zaba shoboda. Akababe bonye we. Hey.
yarica yarameze gute ngo Fred sigili ya fuck undi nawe ari ngaha gushira mauza zayirukana haswe haga komana bana we ariko bari abana ko kugize igicinwa nza mbafashamo gake kino bakimenya kamaze medikitoza kugira ngo ejo naga kwicara hano undi hano bitemenye ukuntu bita bigisha umva ejo nzaza mfatu tutangiye sintora kaza guteka cyane banyica ariko ejo arajya buri mushaka ni mushaka mu rugo ko nagari mushya kwisi uko tubidiringa si sawa muganga twihanganire dufite kuderanje kwa tugarutse gufata nimero kwa twibagiye tutazifasha ya tuzatuvugisha ejo bundi bazo ko mu rugo yameze ikibazo rwose nta kibazo kanzibahe igihe muzajye mwumva kumenya nk'amakuru ye mushaka kumenya amakuru yiwe muzajye muhamagara nta kibazo ni izindi nandikeho Dr. nde Dr. Sifa Dr. Sifa yego urakoze yego namwe mugire amahoro ego ko mana yanjye arakangutse kajye kureba abahungu ko batageze kure abahungu bagiye se kuki natafashe nimero zabo akaba ari bo bafata izanjye sinari ko mbabwiye ko umukobwa yakangutse Mafizo muzita Mafizo meze fresh boss ariko uziko ari ibintu mujya mukina nabyo buriya ikirage boss uzi ko bo rwose zagenze neza kandi cyane reka mbaze nkubaza ikibazo kimwe Mafizo yego ujye umenya ko ino diro iramutse imenyekanye nkamenyekana mu gihugu ko ari njye wagambaniye Karekezi agapfa byaba ari ibintu bikomeye nizera neza ko ntagize ibiti na kimwe ngeze nsigaye kandi byose nabikoze neza umva mbanze nkubwire impamvu imwe njyewe mfite ubwo bwoba yego ko njyewe nishinguriye uriya mugabo papa nana uriya mugabo nkamwishinguriye ko mutamaye amafoto kutamaye amafoto se y'uwo mukobwa yarashingura urabizi neza ko ubu tuvugana ari mwumva neza urabizi neza bose reka mubyiza uri kandi guhari usibye ko habaye n'indi y'abaturage ariko ndizera ko ubwo twamusize rwose ntabwo yari buramuke kandi habe na gato kubera icyo wizera abantu wowe kuki wizera abantu yarangiye ndetse neza njye nari ibereye reka ngwere Mafizo making ashuma amakuru yizewe neza kuko iki kintu urashobora kuramuka gatoya kidogo tugeze muri leta we bro this is a business never play with the business and never play with your future life please uri safe urabizi neza ko ahantu uri safe urabizi neza ko ahantu ufite umutekano uri safe ubu tuvugana mu minota 10 yego mubone mu rugo tuvugana direct kandi sinsubiramo none se Kelly mbwira rata urameze ute shameze neza pe wowe se cyane n'ibisanzwe subiza ukuntu uba wiriye ase ntabwo ari ukwirya reka ikiba cyane nuko utajya ubibona hari ibintu bigira ukora nk'umwana ukabona yego ujye umenya imyaka ufite ko watangiye gukura yego ariko wowe wahingizeho wadanje ntabwo kugeza ko muruta imyaka ngusha yive se ako kantu kari ngombwa takuta still okay none se cya kigo wiga ubona bisanzwe
wapi ntakirimo ahubwo uzagira umvuganire bakimpindurire. Ubwo nyine nzabwira mama nukuri agufasha koza kino kigo mama atari cyiza. nawe muraho ariko nagira musaza ati agafiri mumaze munantubuze mwe cyose mutamu iyo nje hano gutuganire mutamu ndeba nabi sibyo umva se nyine ikintu cyo kinzanye sawa akawuginyegera ndeganye tumusore Sheri ngiye gukora ikipande. nani numvishe ndi mu kuganira sinzi Nzi ko tuvugana nk'abavandimwe we turavukana. ako ndi umukozi wanyu sisi mbatekera Umukozi nyine. Ose ariko reka naje bebe baba ari je wabitetse sisa Nawe yakumva. ariko je ndumva kandi tabwira nyine bamwe namushoboka twabiri mugoroba banamukonze yapfera hepfo umwirabura umwana w'umwirabura yibaza abakinga bubebetse babya nunza abirabura ntabwo mbi yapfuye sha yo kutagiye kumushyamba nagezeyo barambwira ati ngo bamujyanye mu bujima maze baragira yazutse bashinga ameze gabaze ese bimeze bite nimugoroba nabonye mwagize muragira mureta mundo akarangira rega hano nubwo ari wanyu ngiye ameze ndi wacu kundi batekeraga sibyo akaya afite bane nimugoroba akubwo naraseka yajya ntabwo ari kubyibo ni rega n'inzobe ntari kuyikura ise ni ngumuhindi ari gusa nk'umuhinde ise mbegese ngumuhindi mfase nje nyanyagiye kwita nyine nje ku gasoko gatoya kuko bari bandumye ngo nje kuza amutsi muragiye nanatetse indogi indogi zazindi nyine inyinya inyinya vuga inyinya atabyumva inyinya mu gifaransa gisaba ngo nyinya hakundi nawe ni mama yagutoraguye utambeshye mama sabo sinze gushyira muti nyanya cyade tomate twanye ndagiye none ugumaza kuza kumbwira ibyo muza kujya mu mugoroba sawa ariko bora ma uri myiza kabisa uri myiza uri myiza so kubeshye yese utakemwe bisanzwe ariko ariko uraza kugenda ngendo ziteka arabonye na byiza sha ngo kandeke vuba vuba mute bye Sinzamenya mu mutoya. umuntu sindabure turuka no mu kaye gace Iya mu majyaruguru. Nanjye sinjya mbimenya. north okay I get it. Hey, yo, boss. Ni fresh. Mafizo Yo, boss. kondisiyo turimo irakomeye cyane Ndabyumva. amakuru warabikoze neza ko nabigusabye Boss ngiye nakwijeje neza ijana ku ijana. Ibyo twakoreye buriya mwana nibyo twamukoreye direct. Usibye ko habaye indura abaturage. Ndabeshye. iyo nduru niyo tujye guhamagara ahangaha uza akaza ahangaha ujya umenya neza kuri uwo musaza Karekezi twishe Yego. yari intwari mu gihugu Ibyo ndabizi ijana ku ijana. uremera neza ko Karekezi buriya aramutse gatoya umukobwa wamenye ibyo nakoze uriya mugabo yarambangamiraga muri business ntiyashaka ko ninjiza byiro zanjye nari nkeneye Yego. none muraza ukanzanaho ngo abaturage ni ibiki Bivuga ngo ngiye nakwijeje neza ko ibyo twakoreye uriya musaza n'umukobwa we nibyo twamukoreye direct. Usibye ko habonetsemo akantu k'indura abaturage. Mafizo witekereze iby'uriya musaza nakuye ko umusaza njye namwishinguriye nari mariho ibyo ndabizi n'ubu ngubu baracyakora iperereza inzego z'umutekano zizafata ubusa. umukobwa byagenze gute Umukobwa rero naguhaye amakuru afatika ijana ku ijana ko niyo yaba akiri na muzima ntago yabasha kuvuga iryo jambo ntabwo nshaka kuryumva uyu ninde ubundi uyu nguyu uri hano boss uyu ni umwe mu ntwari zanjye nizera ijana ku ijana kugira ngo wumve ko muhaye icyubahiro akwiye niyivuge. Amazina ni John abandi umwicanyi wa mbere
boss wanjye niwe nizera 100% kandi niwe ushinzwe ikirego cy'uriya mukobwa bivuze ngo 90%. ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Uzi ko iyi nkuru uje kumbwira wowe ubwawe? Ibyo ndabizi. Urimo urambwira ukambwira ngo abaturage baraje. Uyu niwe watumye none kumwe tumwishanye wa mbere. Boss kamubwira ibintu dukora biba muri risk. Erega dukorera mu gihugu. Hari igihugu kirimo abaturage. Ibyo ntabwo bindeba. Of course when I invest my money nuko tunshora amafaranga cyangwa niyo mpamvu ni ikintu nkwijere cyo niba nahari koko direct iminsi mikeya araba yacecetse. Murimo badusakuriza nyine hariya barimo baraganira navuga ko mari gake. Sisa nyine reka hanga uko mangana ikibazo nyemeze nk'umuntu Sharifu niba yuko zo concept Shari hari abantu baje ngo barakomanze ngo iva mu nzira aho babinjira ubundi cyuzi ni gusakuza gusa abandi nabasuhuze baze bagirwa ni wasanga ari bisambu bahe karibu umva sinye barabwiye ngo murakiza nabishagisha kandi mufite toka kure ni karibu nyine mwe mwicaye kahanga umva nyine kwikuse duze umva sinye tarara utanze kuzamura meze mutesi Ako mbonye kiri kure. Wese hano nta muntu wihijambo. Ko nje ndio uyoboye kano gakaritsiye. Shari. Shari. Sohoka. sohoka gato ibinda byita Sister ikimwaji kwe. urinde nkora uruwahe uvuye Sister nta kinyabupfura Nese naje murinjiye nta gusuhuza nagwangwa n'amazi. Keria Tubahe ikinye kabana abati. oya ari uretse gabana umuntu w'umusazi nk'uyu shari uretse yicarire Hoze kamanze ndagiye. bari ngasohoka Ako nyine ndabazanya n'amazi. nese first of all witwa nde Sister wagiye utuzi witwa nde Tubara mutubwire. oh yes Nitwa Khalifa. witwa Khalifa Sandra owe shuri owe n'utwanda nese bariga ngana Keria isi kino kinyabupfura mugira Atakiri ese twimwe. oya uretse gato kino kinyabupfura mugira nyine muri aho like Keria sister nawe Sister arandana nawe. kabisa sibu ntabwo arakara abana twigana murigana abana reka mbabwire abana bino minsi sinzi ibintu bisigaye mwigira icara neza bro hano ntabwo ari bana sibyo sister Ese wawe kandi ukubonye mu muhanda nayo. Sister utagiye kinyabupfura. Ahubwo bizi. ese ko kwitonda nk'uyu nguyu we noneho ego Ako mwamuboneye. Ubuzima ducamo ku ishuri ntabwo wabwirwa n'ikizo. Uzi ko bishoboka kuba inkuru numvishe inteye impungenge ishobora kuba ariyo ariho njyewe akiri muzima. uzi ko nshobora kuba mfite amakuru ko umukobwa ashobora kuba ari muzima. Akiri muzima niba ari muzima uyu munsi ndagusezeranya ko ejo nshaka ko making sure ko of course nane yavuye ku isi. ikintu cyo nkwijeje Icyo buretse gatoya making sure umenye ko nane yavuye ku isi kuko bose banguze ukuri ndabizi ko deal yawe iri mu mafaranga afatika pe sibyo kandi ahagije ngira ngo icyo nanjye nkwijeje wait please ntukamvugiremo sawa okay ndaje mubwire ngo making sure ko nana atakiri ku isi Of umpa course. amafoto Of course. niba mu minsi itarenze 2 yonyine umama y'umwanzuro ko nana yagize gute yavuye ku isi wasuye igituro cye wampoto ukanyereka amazina ari ku musaraba we kuko bitsabaye ibyo ngibyo nta mahoro nazaje we John urabyumva neza we haba tudeze kumenya ko nana atakiri muzima ahari hose niba ari no mu gituro mucukure mumuzane tumenye ngo yarangiye direct Iminsi mike boss. niko bimeze akazi nikana kunanira wowe umbwire kuzahana ntabyo kunanira nta gisigaye ntacyo wamburanye iminsi ni 2 yo kumenya ko nana atakiri muzima please ndagira ngo icyo nshaka ngiyewe ndashaka ko nana uwase nana niba waraniriye amazina ye ndabyumva nana nashaka yarashimuswe na polisi
bakumva ukuntu mvugisha amangambure mumusange mu mukure mu umukino nkwijeje nta nzego nimwe ntafitemo abantu abe muri polisi abe hose mfitemo abantu banjye ijya niryo jambo naragutoreye izera neza ko iminsi 2 mpaye nana araba yavuye kuri isi y'abazima igituro cye nzakikujyana ugisure. Thank you so much ngaho genda ukora akazi sawa kandi urakoze icyo ushaka bisubiremo ndakubwiye niyo yaba ari muri polisi igihugu umva ndakwizeza cyangwa arashimuswe na leta iminsi 2 yonyine 2 days. Kadogo bayifungure gate. Mwembe umukobwa buriya we nuwahe kandi shara ni sister wanjye yitwa Keira avuye hanze vuba mva rero nimo mutindeho umwana abantu bavuye hanze bakora bitwaza avuye hanze se hanze hahe uri umukobwa utwara kuri avuye hanze yitwara nk'umuntu utararezwe ntiyubaha abantu bamubonye ariko ahubwo nuko mutamyanya undi nawe reka tubabaje n'umukobwa natwe kuko bari jendi mwihangane mu mureke ahubwo twiganirira ibyacu ahubwo se bimeze uragiye uratubeshye ngo uraza tugutegereze tukubura shamara mu bintu byambayeho Mary yarankaniye na telefone yawe yahise ivahura yari yatsura mu sister wanjye twebwe tugende dutegereze umuntu birangire tuguhamagare telefone itariho cyakoze byagenze neza gira gutya n'ukuri biriya bihe byari byiza tuzabikumva urabona ukuntu nayo nayagaye umva hari nagenda nabibonye byagenze neza iyo se we nuwa sharizeho kandi nuwa cecekanga ni ikibazo gikomeye cyane bwe hano njyewe ninjye wanjye nyine cyari bimeze neza nenye natinenda guteka nanjye ngo mbashakire icyo muza kujya mwana soka ibindi ntibishaka ndaguhamagara soka kapimamagara kuri telefone na telefone mfite ndaguhamagara soka cyaze murebe ngo nyibwaje soka sikuje mwa soka yarasende uwiwanyu sikuje biza kudutera cyugazi ngo yatanguka mukaka gutumamagara Shari wasoka kari hano ariko kugira abantu bashyashya ni mu rugo byubatse guteka amatu bashaka kurya toka kure wowe cyangwa ni kure none bikaba ni ibirori shakero urugo rwanjye ndabona rushangaje pe mva mwihanga ariko nabirenze man mbwira bidi byagenze bidise wabibaza Sandra bane gusobanurira hari nari nasinze ngiye sinzi n'ibyabaye no DJ wari uhari yazivanze gutya nanjye mitavanuka mukizinga buri we yari yasaze umuntu wese yageraga aho yarateruraga iguko nuko utakere nawe turakoze nasinze aba bose ntubizi noneho uyu nguyu kere yabaye umunyamahanga cyane murakara ahubwo se kere yagunda kwanje utambwiye byagenze neza ewana byanyabye ngo nzakubwira nihe gahunda shana usigaye duhisha uyu usagarutse gukora iki kandi Keira ubundi wagiye utuzi arimo arabwira nde uhamvire mu arimo arabwira nde mwebwe muri kumwe ko bicecetse twagira ngo nyine yode dore zuko mu Burayi biba bimeze muzagiye kuzabimenya sibyo bana watubwiza tukazagenda tubizi university work areba ntabwo muragera mu wa kabiri brain muraho muringira mwari iwanyu nta kinyabupfura nta gusuza wagiye utuza koko sasa abafite banyu basanzwe bansura nta gusuza nta kinyabupfura nitwa Karifa
I'm going to be I don't give a fuck. Nature. Hako ndana ngiye nkari wayo. Wenye nane mugira. Nubwa mbere uzibanye urumva ushaka kwicara hejuru. Okay. Wakicese no kumeza ko mbona icyo kibura. Shake. Hase ko ribwo musemo bana beze mukanya Moses no ndi w'imyaka 25 ni ake ningaye. I don't remember. Waguhamagaye. Wari wasinze umukobwa nkawe. Wakabaye uri mwiza. Urinjira mu kare mbabwire. Mu rugo rw'iwacu wanya ariko si wawe. Kelia. Ntago ariho binjira bazanye inkuru z'abasinzi n'abatasinze. If you drink, I don't give it a fuck. I don't give it a shit. Whether you drink or don't bring those stories here. Jina nubwo ngiye kuvugana amagambo menshi n'ubungubu. Arongera gatudete mu kubita igipfunsi nite gwaranye. What did you say? In my home, You want to beat me? You have no sense.